yuko muri Rwamagana tugerageza gukorera hamwe nk'ikipe, dukorera hamwe nk'abantu bagize umugisha wo kumenya Imana. Ngira ngo ni nacyo gituma pasiteri yavuze ngo wenda sindi bubona abapadiri hano ngo kuko bakunda kwiheza rimwe na rimwe cyangwa bumva ari iby'iruhande. Nagira ngo rwose pasiteri nguhumurize Rwamagana abapadiri bacu kuva muri paruwase ya Munyaga ukanyura ku ya Rwamagana ukajya mu ya Ruhundu ukajya mu ya Musha ugakomeza mu ya Kigarama, buri mupadiri waho wese nzizina rye, buri wese nta numwe ndatumira ngo abure kuza mu gikorwa, nta numwe. Turabana rero umunsi ku wundi, niba barayiki bajya basabira bihaye Imana umugisha, ubwo ndawubasabiye. Abapasiteri bo tubana umunsi ku wundi. Aya matorero yose mwabonye n'amadini, harimo abangirikani, harimo ababatista, harimo abapresbiteriyene, harimo amatorero yose nakomeje kubabona hano. Abapasiteri turi kumwe na imamu wungirije w'intara y'Uburasirazuba, mwese nagira ngo mbashimire byimazeyo uburyo dufatanya mu bikorwa byose, kandi ntago bagarukira kuri cya kintu cy'umwuka gusa, kuko tuzi neza yuko mwuka cyangwa se roho nziza nzima igira hitura. Dufatanya mu bijyanye n'umwuka kuko batwigishiriza abakristo, babita abakristo babo, natwe twabita abaturage bacu, ariko duhuriye kuri wa muntu umwe ufite amazina abiri. N'ubundi abanyarwanda tugira izina ry'ikinyarwanda, tukagira bamwe badukoronije bagiye batwigisha nabi ngo ni ripagani, ahubwo niryo zina ryemewe ry'umunyarwanda, niyo identite yacu, nakaranga kacu. Nkuko umuntu agira izina ry'irinyarwanda akagira n'iribatizanyo, natwe nuko nguko tumeze. Uriya muturage tumwita umuturage wacu nk'abayobozi b'inzego bwite za leta, hama abanyamatorero n'amadini bakamwita umukristo wacu, ariko ni wa muntu umwe, ntahinduka, gusa nuko afite amazina abiri, akagira izina ubwo twakita ry'ikinyarwanda n'izina ry'iribatizanyo. Turabashimira rero uburyo dufatanya, kandi koko nkuko bajya babivuga mu Kilatini ngo mensi sana corpore sano, ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Umubiri utari muzima, kandi abakristo nyanumva bigisha abapasiteri bacu, kuko ngira abapasiteri b'inshuti zanjye benshi bigisha yuko ngo umubiri wacu ni urusengero rw'Uwiteka. Bajya babisubiramo kenshi, ndabyumva iyo ndi kumwe nabo nganira nabo. Ntago rero rwa rusengero rw'Uwiteka rwabaye rubi, rwarwaye, ruvuza induru, rutaka, sinzi ko rwaba rukiri urusengero rw'Uwiteka. Ubanza no gusenga, kuzamura ijwi ngo umuntu asenga Imana bitakunda. Niyo mpamvu rero tugomba gukomeza gufatanya, tunabashimira byimazeyo yuko dufatanya mu by'umwuka, ariko tukanafatanya mu by'umubiri, kuko uriya mubiri niwo utuma na roho nzima ibona hitura. Umubiri utameze neza, ya roho nzima ntago yabona hitura. Dufatanya rero mu kurebera uriya mukristo wacu, uriya muyisilamu wacu, uriya muturage wacu, kugira ngo abashe gutera imbere. Ibyo rero ni ibintu byiza cyane tugomba kwishimira, kandi tubasaba yuko tuzadukomeza gufatanya. Ngira ngo umuntu ashobora kwibaza ati amatorero, amadini amwe arafunze, ariko Pasiteri Rutayisire bivuze neza. Ubundi uwo dushaka ninde? Ni inzu n'amatara, n'ubundi turabifite mu rugo, tuba twanabisizeyo. Nta munyarwanda uba ku gasozi nk'itungo, buri wese afite inzu abamo. Ariko icyo dushaka ni abantu. Mudufashe bariya abantu batungana, mudufashe. Dufite amakoperative, dufite ibimina, munongereho n'amatorero n'amadini, wa mugani, tubigishe kwizigamira, tubigishe guhinga kijyambere, tunongereho n'ijambo ry'Imana. Hari uwari wajya kwigisha abaturage mitiwere, akabigisha kubana neza, akabigisha yareza akagerekaho kuva mu byaha no gutunganira Uwiteka, hanyuma meya akakujya imbere, cyangwa daso cyangwa umupolisi? Ntawe. Ibyo rero abaturage turabafite, kandi tugomba kubitaho, kuko ni inshingano. Yatubwiye ngo ziriya ntama ngo twaragijwe. Umunsi Imana yatubwiye ngo ziriya ntama twaragijwe, buriya natwe nuko, erega natwe buriya buri muntu wese azabazwa icyo yaragijwe.
pasiteri na shehe na padiri bafite uko bazabazwa, ariko natwe buriya ntabwo turi inyuma y'Uwiteka. Buriya natwe na meya uzahagarara hariya bakubaze ngo Imana ikubaze, kuko uriya munsi w'urubanza nta muntu uzasigara, kandi buri wese ni umushumba, buri wese azabazwa icyo yaragiye nuko yakiragiye. Niba uri gitifu w'umurenge, Imana izakubaza ngo kubera iki bariya abana bataye ishuri, kuki barwaye bwaki, wakoze iki, wabaye umushumba mubi. Ubwo Imana izakugaya nyine, izabiguciriye urubanza ruzaba rutoroshye, ariko reka dukore neza uwo munsi w'urubanza tuzabashe kurokoka. Turashimira byimazeyo n'abafatanyabikorwa bacu muri Open Day twagendanye uru rugendo rw'uyu mwaka. Akarere ni urwego rwa leta, ariko leta ntabwo ifite ubushobozi bwo gukorera abaturage byinshi cyangwa byose bayisabye. Cyokora dushobora gukora byinshi ariko ntitwakora byose. Ni nayo mpamvu dukomanga ku bafatanyabikorwa, bavuga ngo dufite ibi n'ibi tutabashije kwikorera. Niyo mwabonye abahawe certificate hano, nta n'umwe utayihawe mu bafatanyabikorwa, gusa nuko bano baje bahagarariye abandi. Mwumvishe Health Builders tugiye gufatanya, ejo bundi twashyize ibuye ry'ifatizo ku kigo nderabuzima cya Muyumbu, kigiye kuvugururwa kikubakirwa na maternité nini, n'amazu yari asanzwe yose akavugururwa na Health Builders. Iyo akarere kaza gushyiramo ayo mafaranga yose ntabwo kari buyabone konyine. Twe n'uruhare rwacu ni rutoya cyane ugereranyije n'urwa Health Builders. Ni nka 25%, 75% izatangwa na Health Builders. N'abandi bari hano mwese, buri wese twagenda tuvuga icyo yagiye akorera akarere, kuko muri ziriya miliyari 9 zatanzwe n'abafatanyabikorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abubatse za ECDs, abatanze imbuto n'ifumbire, abahuguye abahinzi, abafashije muri mituweli, abafashije abana b'abakobwa batewe inda z'imburagihe, uyu munsi bakaba barize bagahabwa imashini zidoda, bagahabwa ibikoresho bikora mu buryo butandukanye, bakabasha kwiteza imbere. Abo bose izo ubundi ni inshingano za leta, ariko leta yonyine ntabwo yabyishoboza. Ni nayo mpamvu tuza tukabegera tugafatanya. Nagira ngo bari hano mwese mushimirire abafatanyabikorwa ba Rwamagana. Twe twateye intambwe, ntabwo twagarukiye kuri NGOs gusa. Amatorero n'amadini ni abafatanyabikorwa bacu, no muri za komisiyo za JAF dufitemo abanyamadini barimo dufatanya umunsi ku wundi. Izo mbaraga rero tugomba kuzishyira hamwe. Uyu munsi twahuriye kugira ngo twishimire ibyo bikorwa twagezeho, ube n'umwanya mwiza wo gushima Imana, wo gushima Imana, kubera yuko twebwe nk'abantu ntago dufite imbaraga zihagije zo gukora ibyo dukora, ahubwo byose tubishobozwa n'Imana, ikadutiza imbaraga, ikadutiza ubwenge n'ubushishozi. Ubundi njya mbwira abayobozi iyo turi kumwe benshi, nimujya no gusenga mujye musenga Imana, kandi ntimukayibwire ngo umpe ubushishozi n'ubwenge ugarukiraho, kuko Imana irakungahaye nta kitaguha. Nyamabwira ngo mujye musaba ubwenge n'ubushishozi no kureba kure, nk'ibyo Imana yari yarahaye umwami Salomo, kuko Imana irakungahaye. Kuki se wajya kuyisaba ibigarukira bugufi? Yisabe ibirenze ibyo abandi badafite, kuko Imana nta kitaguha. Twe rero Rwamagana dufite impamvu 1000 inshuro 77 zo gushimira Imana ko twavuye kure. Turi bamvuye kure, ngiye mbaha ingero zaho twavuye nk'akarere ka Rwamagana. Abari hano bakiri batoya bataza ayo mateka bashobora kuvuga ngo ahubwo Rwamagana yari yarapfuye yarazutse. Ko dufite impamvu zo gushima Imana urebye aho twavuye naho tugeze uyu munsi. Mbaha ingero nkeya cyane, wenda nze gufata nk'ingero nk'eshatu gusa. Akarere ka Rwamagana kagizwe n'icyari komini Rutonde, komini Muhazi, komini Gikoro na komini Bicumbi, zahujwe ari komine enye zibyara akarere ka Rwamagana. Kakaba kari mu gice cy'Ubuganza bw'Amajyepfo, kuko buriya tugira Ubuganza bubiri, ikiyaga cya Muhazi kitugabanya haruguru yacyo muri Gatsibo, muri biriya bice pasiteri yakomeje kutubwira by'iwabo, buriya ni mu Buganza bwa ruguru, na hano munsi y'ikiyaga cya Muhazi tukaba mu Buganza bw'Epfo. Muri aka karere ka Rwamagana uteranyije amakomine yose 4
nta nubwo twari dufite metero imwe, metero ntabwo mvuze kilometero mu nyumve neza, nta nubwo twari dufite metero imwe, ntitwari dufite na santimetero imwe y'umuhanda wa kaburimbo kugera muri 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabagaho. Nta nubwo twari dufite santimetero imwe, uretse umuhanda wavaga Kigali Kayonza Rusumo ku mpamvu uwo watunyuragaho tureba, ntabwo twari twemerewe gusaba na santimetero imwe yinjira mu mujyi, kandi umujyi wa Rwamagana ni wari hariya ku isoko, ni wari umurwa mukuru. Kubera iki? Ese ko Kibisabo Kibihekane n'ubu kaburimbo zigihari zari no mu bihuru hadatuwe n'abantu, kuki twe tutagiraga santimetero imwe ya kaburimbo? Twari twaracumbuye iki? Ese iyo twayisabaga wari umukuru w'igihugu yavuga ngo simbujije abifuza kwifuza, numva ngo mwe murifuza mwabaginga mwe ntago mubigomba ubwo nta. Ariko uyu munsi dufite ibirometero 33 na metero 911 z'imihanda ya kaburimbo, utabariyemo uyu mpuzamahanga ufite ibirometero 27. Uwo ntago uri mutwe, turivugiriza iwacu mu makaritsiye, ukagenda ukagera za Kavumu, ukagera Ruhunda, ukamanuka Epfingi, ukajya za Plage, ukajya za Gishari, dufite nibura ibirometero 33. Ntabwo twari dufite santimetero imwe. Ubwo ntidufite impamvu igihumbi zo gushimira Imana. Reka nge mu bijyanye n'amashuri yisumbuye. Muri izo komine zose enye twari dufite ikigo cy'ishuri ry'amashuri yisumbuye rimwe rukumbi rya Groupe Scolaire Saint Aloys, ryabanje kwitwa École d'Économie et de Commerce de Rwamagana, iza kwitwa Groupe Scolaire Saint Aloys. Niryo shuri ryisumbuye rya leta ryari rihari byonyine rukumbi muri izo komine zose. Ari amashuri mubona hagiye haza za Pega, Paji, Lycée Islamique, Aspeje, abantu bo muri aka gace bageze aho babona abana babo ntibaziga kuko batemererwaga no kujya za Kibisabo na Kibihekane na biki, ko amashuri yaranyanyagiye aho ngaho, ariko bo batemerewe kujyayo, bashinga ayo mashuri yigenga. Hari Saint Aloys yonyine, nge niyo nizemo. Ariko uyu munsi dufite amashuri ya leta 63. Nta murenge n'umwe ubuze nibura amashuri 2 cyangwa 3 y'amashuri yisumbuye, ku buryo umwana wese washaka kwiga atanarenga umurenge we. Ntabwo ari ngombwa kurenga umurenge, kereka ubishaka kujya hirya no hino. Ibyo byose ni impamvu twashimira Imana. Nta ruganda twigeze twigera mu karere ka Rwamagana. Uyu munsi dufite inganda 20 zikora neza. Mu cyanya cy'inganda dufite izindi zirenga 10 zirimo kubakwa, dufite hegitari zari 82 z'icyanya cy'inganda. Ubu twongeye izindi hegitari 101 zimaze kuba hegitari 183 zigomba kujyaho inganda zitazizajya munsi y'inganda 100 zizaba zikorera mu karere ka Rwamagana. Ubu ntidufite impamvu zo gushima Imana. Nta muhanda wari ukoze neza wa Fida Road twagiraga, habe n'umwe. Cyokora twari dufite imihanda y'imigenderano abaturage bikoreraga mu muganda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imvura yagwa na ambulance yagiye kuzana umurwayi igaherayo kugeza igihe bakazarindira igihe imiki izazira ikabona kugenda. Ubu dufite ibirometero bisaga 138 y'imihanda myiza ya Fida Road igendwaho n'imodoka nk'uko kaburimbo wagenda ukanyaruka. Ibyo byose ni iterambere. Izo ni ingero nkeya nari mfashe kugira ngo mbabwire ngo Abanyarwamagana dufite impamvu igihumbi ukubye 7 ukubye na 77 zo gushima Imana. Reka rero twese dukomeze dufatanye mu iterambere. Turacyafite urugendo rurerure kubera yuko aho isi igeze yabaye umudugudu, twese turahahirana, twese tubana n'ibindi bihugu, twese tubana n'utundi turere, dukomeze dufatanye. Ariko ikintu gikomeye ni kiriya, ni mu bufatanye burambye. Ubufatanye burambye kubera yuko buri wese najya kuragira agahene ke n'agatama ke n'agakoko ke, pasiteri yongeyeho n'agashuhe na yiruga kumva igishuhe kera, ntaho tuzagera, ntaho tuzagera. Reka dutahane iryo jambo, nidushaka tuvuge ngo buri wese naharanire guhuza na mugenzi w'imbaraga, kubera yuko itafari rimwe ntirigera inzu. Ariko nge nimba agatafari kamwe, nuriya akaba kandi gatafari, nuriya akaba gatafari, nuriya akaba gatafari, twese tuzahuriza hamwe tugira inzu imwe ikomeye. Inzu imwe ikomeye ni itorero ryawe usengeramo, inzu imwe ikomeye ni umudugudu wawe utuyemo, ni akagari, ni umurenge, ni akarere, ni intara, ni igihugu. Ubu rero buriya bumwe bwacu no gukorera hamwe bidufashe kandi bibe ibintu birambye bitazasenywa na serwakira, ahubwo tubyandike ku rutare
aho kubyandika ku musenyi ngo umuyaga ube wabitwara ejo cyangwa ejo bundi. Nagira ngo rero nongere mbashimire byimazeyo, shimire ubufatanye bwiza buri hagati y'akarere ka Rwamagana, abikorera, abafatanyabikorwa batandukanye barimo amatorero n'amadini, ndetse bose bibumbiye muri JAF. Mumfashe twongere dushimire by'umwihariko JAF ya Rwamagana. Murakoze rero mwese, turongera kubashimira, tunashimira byimazeyo nanone Rwanda Fellowship Leadership dufatanya, Rwanda Fellow Leadership dufatanya umunsi ku wundi muri ibi bikorwa iyo twabitabaje bakatwitabira. Tunashimira byimazeyo Pasteur Rutayisire kuko yanatwemereye ko tuzongera kumutumira nk'akarere ka Rwamagana mu bindi biganiro byiza no mu rundi rugendo rwa transformation, guhindura ibyo dukora nk'abayobozi, kandi yatwijeje ko azaza. Mumfashe nawe tumushimire. Murakoze cyane rero mwese, Imana ibahe umugisha.